Oh yes, bihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, reka twizere ko mumeze neza cyane muri rusange. Abatameze neza cyane bakomeze kumererwa neza, Imana ize kuba afasha kumererwa neza. Natwe tumeze neza cyane, dukomeze dushimire Imana ikomeje kuturinda. Muri kano kanya Sport Galaxy Rwanda mumaze kubimenyera ko tuba tuzanwe no kubagezaho amakuru y'imikino aba agezweho. Ni byinshi biba byaraye bivugwa, ni byinshi biba byiriwe bivugwa, ndetse ni na byinshi biba bizindutse bivugwa hirya no hino mu gisata cy'imikino. Ni nayo mpamvu rero tugiye gusesengura tukaganira bikomeye cyane ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nk'abasesenguzi tugiye kwicara turebera hamwe abakinnyi 11 umutoza Torsten Frank Spitler ndetse n'abawungiriza be Rwasamanzi ndetse na Jimmy Mulisa bahisemo gukoresha 11 beza n'abasimbura babo baraza kuba bahatana n'ikipe y'igihugu ya Benin ku mukino bafitanye uyu munsi ku isaha y'isa 3. Icyo ngiye kugenderaho nkurikije imyitozo baraye bakoze ku mugoroba turaza no kuyigarukaho, ariko mbere yuko tuyigarukaho muri rusange ni reka mumfashe noneho turebere hamwe 11 umutoza araza kuba yifashisha uyu munsi. Mwizamu twihuse nta gutinda, araza kuba afitemo uwitwa Ntwari Fiacre International, umwe mu bakinnyi beza cyane, umwe mu bazamu bamaze kuzamura urwego, umwe mu bazamu bafite igihagararo ubona ko nta kibazo na kimwe bafite. Akinira TS Galaxy arabimerita, uburyo TS Galaxy bamuririmbamo bamushimira, ubona ko ari we muzamu uraza kuba abanzamo nk'ibisanzwe. Araza kuba kandi muri defense twagiye mu bwugarizi, araza kuba afite uwitwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende. Uyu musore araza kuba aca kuri gatatu nk'ibisanzwe kuri left back cyangwa se ku ruhande rw'ibumoso mu bwugarizi. Munyemerere duhite dusimbukira mu mutima wa defense cyangwa se muri axe centrale. Araza kuba afitemo uwitwa Mutsinzi Ange Jimmy, araza kuba ahabaye na araza kuba afatanya n'uwitwa Manzi Tseri. Ababona urucabana nk'ibisanzwe baraza kuba barimo cyane. Aragarura kandi uwitwa Ombolenga Fitina Omba Bebe, araza kuba aca kuri kabiri cyangwa se right back mu bwugarizi bafunga defense bavuga bati twebwe turi urukuta. Ni ahantu baraza kuba bapfa gushotera cyangwa se baba bapfumurira. Urwo ni rwo rukuta ruhambaye ruraza kuba ruhagaze muri defense mu bwugarizi muri rusange. Harimo uwitwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende, Mutsinzi Ange Jimmy, Manzi Tseri ndetse na Ombolenga Fitina. Reka dusimbukire muri midfielder cyangwa se mu bakinnyi bakina mu kibuga hagati, aba midfielders. Yafashe uwitwa Bizimana Jihad, aravuga ati we ngomba kukwifashisha kuba warafashije ikipe ya Creve Basi ukayigeza bakazaba bazakina irushanwa, mukazaba muzitabira irushanwa rya irushanwa rya UEFA Europa League ku mugabane w'i Burayi. Ni by'agaciro gakomeye cyane. Ubwo rero umugisha witwa Bizimana Jihad ukaba MVP cyangwa se umukinnyi mwiza w'ukwezi mu ikipe ya Creve Basi bakugirira icyizere, ati nanjye dore umugisha wanjye ndawuguhaye ndakikugiriye, ugomba kuba uhagaze mu kibuga hagati. Uraza kandi kuba ufatanya n'uwitwa Rubanguka Steve ndetse kandi na Hakimu Sahabo wazamuye urwego rwe nawe muri Standard de Liège ari mu gihugu cy'Ububirigi. Uyu musore ndetse ushobora no kuzerekeza mu gihugu cy'Ubudage, harimo ama ekipe menshi amwifuza, ndetse n'umwe mu basore bahenze cyane kurusha abandi muri bano basore b'Abanyarwanda bari kumwe n'ikipe ya Abidjan muri Côte d'Ivoire. Ubwo mu kibuga hagati ni Bizimana Jihad, Rubanguka Steve ndetse na Hakimu Sahabo.
twihute cyane dusimbukire kuraba ku bakinnyi baraza kwa bashaka ibitego. Ubwo ni ba rutahizamu bakina ku busatirizi. Arafata uwitwa Mugisha Gilbert araza kuba aca ku ruhande rumwe, uwitwa Samuel Grete Leopold aca ku rundi ruhande, mu gihe baraza kuba bafata uwitwa Nshuti Innocent akaza kuba ariwe rutahizamu wataka ashaka ibitego mu buryo bwiza cyangwa se no mu buryo bubi. Ku bubi na bwiza uwitwa Nshuti Innocent agomba kuba abona ibitego. So mu basimbura rero mwizamu harimo nk'ibisanzwe na Adolphe Hakizimana ndetse na Maxime Wensens. Bona ko habaye ikibazo witwa Maxime Wensens yaba yiteguye rwose guhita atabara. Mu badefenseri harimo witwa Nigena Clement, Nshimiyimana Yunus, witwa Claude Niyomugabo ndetse na Maez Dylan Georges Francis. Abo nibo basimbura bo mu bwugarizi. Muri midfield afitemo witwa Mugisha Bonheur Casemiro, Raphael York ndetse na Roneka Jean Bosco. Mu gihe cyo kimwe ku basimbura bakina muri kote y'ubusatirizi afitemo witwa Sibomana Patrick, akagiramo witwa Muhire Keve ndetse na Gitego Artire. Irango kubakiza none harekana ongere mbabwire 11 beza baza kubanzamo. Tubasesengure mumbwire muri comment ibintu bimeze bite, mwe murabyumva gute. Imanishimwe Emmanuel mwizamu ni Ntwari Fiacre. Muri defense araza ko afitemo witwa Imanishimwe Emmanuel Mangwe ndaca kuri gatatu left back, akagira mu bwugarizi mu mutima wa defense Mutsinze Ange Jimmy ndetse na Manzitseri bagomba kuba bari muri axe central. Akagira kandi kuri kabiri right back araza ko haca umusore Omborenga Fitina. Nako kandi mu bakina mu kibuga hagati afite Bizimana Jihad, Rwanguka Steve, akagiramo na Hakimu Sahabo umaze kuzamura urwego. Mu bakina ku busatirizi mu busatirizi afite umwitwa Mugisha Gilbert, akagira witwa Samuel Grete Leopold ndetse na Nshuti Innocent. Ngabo rero mu gihe abasimbura babo ni Adolphe Hakizimana mwizamu ndetse na Maxime Wensens, Nigena Clement, Nshimiyimana Yunus, Claude Niyomugabo ndetse na Maez Dylan Georges Francis bari muri defense. Mu gihe mu defilda cyangwa abakina mu kibuga hagati babasimbura harimo witwa Mugisha Bonheur, Raphael York, Ruboneka Jean Bosco. Mu gihe mu busatiriza araza kwa afitemo abasore Sibomana Patrick, Muhire Keve ndetse na Gitego Artire. Abo nibo 11 n'abasimbura babo mutoza uyu munsi ashobora kuza kwifashisha nkurikije imyitozo ari nayo tunasimbukiraho rero baraye bakoze. Murabizi ko ariyo myitozo yabo ya kabiri banakore no kuri iki kibuga baraza kuba bakinaho n'ikipe y'igihugu ya Benin. Imyitozo yaranzwemo no gukora cyane n'ishaka rikomeye cyane kubera ko ni imyitozo isa nkaho yari serious, kuko imyitozo ya mbere bakoze ni imyitozo wanaga ko irimo kubananura imitsi, iba inanura ingingo zigiye zitandukanye, ko bari bagamije nko kwivura umunaniro bari bavanye mu indege barani kimwe mu bintu bitera umunaniro kubi cyane ku bakinnyi. Ubwo ari imyitozo ya mbere umutoza yavuze ko bakoze ibintu byoroheje, ndetse na Captain Jidro Bizimana Jihad bavuze ko ari imyitozo isanzwe bakoze ari ukuyango bananura imitsi, bongere nyine bagaruremo ka morale, bigaruremo akantu ko kumenyana hagati yabo, banaganire byinshi bigiye bitandukanye. Cyane cyane ikibaraje imbere, baraje inshinga ari ukureba uburyo bakegukana amanota 3, bakegukana intsinzi y'uyu munsi bafite ku mukino wa mbere, kuko barakubwira ko nibaramuka babonye intsinzi ya mbere, iya kabiri bazayibona ku buryo boroheye. Ubwo bazaba bakina n'ikipe y'igihugu ya Lesotho tubona ko ariyo underdog. So imyitozo nimugoroba rero yagaragayemo witwa George Kwizera. Impamvu mutamwumvishe muri 11 ni umusore nyine nibwo akiza, ubona ko amahirwe
ashobora kuzakina ku mukino wa Lesotho. Gusa uko nge nabonye imyitozo yari yakoze, ni umukinnyi ufite uri ku rwego rudasanzwe, ufite imyitozo myinshi, uri physically fit, umukinnyi uri mentally fit. Benshi twavugaga ko araza afite umunani, ariko ubanza n'ahantu yarari yakoraga imyitozo ku giti cye, kuko numwe mu basore bari bameze neza cyane. So kugera muri camp cyangwa se kujoining abandi, ari we mukinnyi wa nyuma uhageze agakora imyitozo ye ya mbere, abandi bakoze imyitozo hafi myinshi cyane. Ubwo no guhera abakiri hano i Kigali mu Bugesera bakagera i Abidjan bagakora imyitozo ya mbere, atarahagera akakora wa nyuma ku munsi w'ejo aribwo yanahageze. Sinzi ko umutoza araza kumubanzamo, ariko ngiye muri 11 nuko nabonye ko atari buze kuba agaragaramo. Rero uyu musore George Kwizera ukinira Rhode Island, ariko afite imyitozo kandi n'umukinnyi ngiye mbona uzadufasha cyane cyane ku mukino wa kabiri bafitanye n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. So ibintu byo ni umukino uraza kuba ku isaha y'isa 3 za Kigali z'ijoro, mu gihe muri Côte d'Ivoire biraza ko ari ku isa 11 zuzuye z'umugoroba. No mukino kandi ikibazo cyo kumenya aho uri uze kuba utambuka, no mukino uraza kuba uca kuri televiziyo y'igihugu, kuri RBA, kuri Rwanda Television. Umukino uraza kuba uhanyura kuri 5 ndetse kandi ntabwo ari uwo wonyine, ndetse n'umukino wa kabiri wa Lesotho. Imikino yose niho izajya inyura kuri televiziyo Rwanda. Urumva ko rero mwashizwe igorora, twese nk'abitsamuye, twese twishize hamwe isa 3 tugomba kuba dushigikiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Wa uri kumva kuri radio, wa uri kureba, icyonze cyo nuko ugomba kuba ufatiye iry'iburyo aba basore bacu, bakareba ko baza gutahukana intsinzi ku mukino baraza kuba bakina n'ikipe y'igihugu ya Benin. Yo yatangiye kugiramo ibibazo, kuko hari bamwe mu bakinyi bayo ngenderwaho batangiye kugira ibibazo, ndetse batari buze kugaragara ku mukino w'uyu munsi. Ubwo rero urumva ko abasore muri rusange muri make bameze neza cyane mu myitozo baraye bakoze nimugoroba, bari bameze neza cyane, bari motivated, bafite ishaka, bafite gushyira hamwe. Ndetse n'umutoza yavuze ko noneho imyitozo yabakoresheje igamije, yakoze cyane ku gice cy'i defensive, avuga ko defense bagomba gukora bikomeye cyane, anakora ku gice bikomeye cyane cy'ubusatirizi. Aravuga ati uburyo bwiza bwo kudefanda n'ukwataka adversary. The best way of defending your adversary is attacking him. Mu buryo bukomeye cyane. So ngayo nguko rero Amavubi nayo makuru azindutse avugwa agezweho. Reka tubifurize intsinzi, baze gutsinda rwose aya manota 3 ya mbere turakeneye n'ibikabya, baze kunganya, ariko birinde ko baza gutsindwa n'ikipe ya Benin. Ubwo nitubatsinda twizeye tudashidikanya ko kuri Lesotho naho tuzabatsinda, yo bisa nkaho rwose tuyirusha cyane. Ubwo rero iyi ni Sport Galaxy Rwanda, reka dukomeze kubifuriza gukomeza gukanda subscribe mukora no kunzogera n'ahandi amakuru imikino abarizwa hatari kuri Sport Galaxy Rwanda, kuko twibera mu mikino, dukunda imikino, duhumeka imikino. Sport is our universe, turabakunda cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza, nyamuneka ujye ukora like ndetse na share kugira ngo video zacu zikomeze kugera kure. Mukande kandi na subscribe tuzuze ibihumbi 10 very soon. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.